Wagwani. Noe. Yo, of course. Inkote ukunite ushatse waza ufata wamanuye dipini ushatse wafata bwa buto bwa urya ukanyuzo yakongera igaki vuga inkweto ukuntu imeze ubundi ntago ari inkweto basiga slash ni ya nkweto unyuza agatambaro gakonje gutyo tuhanagura original yakufana ndahungabanga ko mungabana mama wawe yakubonye bakurege izi ndaya zose unabyemera ko ubwo ese ndaya ni ariko niyo mwararanye ntabwo mvuze wowe none se za ndaya zose ariko ntugatukane azazi byose mujya mugena mundi baravuga Noheli reka mbiri cyo kimwe baravuga ngo uzitumuntu indaya ko mwaryamanye uri umuntu mutararyamana ntuzamwitinde urase wabo mwaryamanye bose ni indaya yewe nuko banyemeye wasubiye kwa Delphine baramwiciyeho baramwiriyeho indukira turere superis ni Superis aha dusomere nzovu dusomere Superis yes niza ko reka mbigerageze iyi ni su nyine ntukore so mudakora kangahe cyangwa se ndakora arahigaragura yabadaniye handitse ko byitanwa za nkweto se bita Superese tubahaye ikaze kuri Olivier MTV show uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'aba big agent murabona yaje yambaye ibitambara ngo ni style zo kwande shalom ngo ni style zo kwande zini style ni drip z'Imana brother ni drip z'Imana zo kwashika ikareka ntabwo bibaho bangu zini drip z'Imana guhera hasi kuzamura kimba nifunze meze neza Delphine wagwani wagwani Noe yo of course inkote ukunite ushatse waza ufata wamanuye dipini ushatse wafata bwa buto bwa urya ukanyuzo yakongera igaki vuga inkweto ukuntu imeze ubundi ntago ari inkweto basiga slash ni ya nkweto unyuza agatambaro gakonje gutyo tuhanagura original yakufana n'ubu tushizeho wacha uramutse we n'igishirira yahitise waburangiye nyine urabyumva amahirwe nuko Kigali nta hantu haba ibishirira inzovu meze utese amakuru mfite se ngo maze iminsi ngo wasubiye ku irutsi nk'imbwa ariko sha nyine icyo gihe no burimo gutukana ntabwo ngututse kuri imbwa ahubwo imbwa yibwiye ngo ntuzagaruka ejo ukayitega imiragabo wasubiye ngo kwa Delphine ngo niho usigaye warara kandi bari bamwigumuye ese Delphine ni mubi si mubi reka mbikubyiza ukuri yego iyo ndebye tumijambo iyo ndebye Delphine ibihe byiza twagiranye ibihe byiza nagiranye nawe ejo nimujyana kuri stade bakamageza ya sport so witwaye stade bayigize ngo wamujyanye ahubwo muri muhazi umujyana ku mazi umujyana Tanzania umujyana Kenya reka nese kwa gatatu ko tuzajya Musanze nzamusohoka kuri match ya Rayon Sport na Musanze ese ubu inzovu ukunda abagore bage muri isi uvugishije ukuri dusize urutore rw'abagore mbaratambe kubwe Nohe yego abagore nibo batubyara yego banubahwe wabyaye n'umugore cyane baranemewe dusuze n'abagore bose barabakunda aho baherereye twazamutse mari bamugisha murabakunda mubasebya abagore rwose wallahi hari cyankiga abagore bazima n'abagore baryamana na titi uyu nguyu urumva urajutitse abantu twahuye na titi ngo neza mama simuraterne bisanzwe amezi 9 mu nda yawe ngo gena yigisigisiriye udahungabanga ko mungabana mama wawe yakubonye bakurege izi ndaya zose unabyemera ko ubwo ese ndaya ni ariko niyo mwararanye ntabwo mvuze wowe none se za ndaya zose ariko ntugatukane azazi byose mujya mugena mundi baravuga Noheli reka mbiri cyo kimwe baravuga ngo uzitumuntu indaya ko mwaryamanye uri umuntu mutararyamana ntuzamwitinde urase wabo mwaryamanye bose ni indaya yewe nuko banyemeye wasubiye kwa Delphine baramwiciyeho baramwiriyeho wasubiye gutangiye kugira yuko yaje apfukana ariko reka ngubwe nahibaza Delphine tukibana ninjoro nari Delphine tukibana bwa mbere n'ubu warareyo Delphine warayeyo n'ubu ni wa muntu ushaka gukubita nk'icumi ukava yariyemo umuhicumi ukava yariyemo narubwo mbese ubwo ni ubuntu kwandi no ubuntu mbese narababwiye abanyarwanda ngo Delphine agira ubuntu butiza ubuki we umuhicumi nese umuntu kukizina ntabwo ameze nka cya gisambo navuze amazina Esther se ni umuvune ku buri Esther nyine yarumvika ko niwe mu bugore mushyashya ruha wese ntabwo yagutekera ubundi nzovagira agahararo uye twari dufite kagirira nico bita agahararo uribuka ukuntu yikarakashije ngo nashatse umugore ngo ninga uri kwiwawe Delphine uzamenye ko nsubiye ku birutsi yako namuragarutse ahubwo se nibwo kibigarukaho
umunsi ajya gutandukana n'umugore we yaraje antera impuhwe ngo ntabwo narara mu rugo ngo Esther ari bwimuke ngo mbabarira uncumbikire ngo we n'umukozi batanyica yinjira uko yongera gusohoka ubonaga araha noneho hari umugore wasohotse ngo witwa Makwini shanza varaheba bari imana niba uri umugabo ushaka kurya amafaranga terekana na gatitiba uyu nguyu araguhamagara witwa gatitiba ntabwo nawe ni umwami w'indaya gatitiba abantu bitwa ba Marie Jose ba gatitiba yakamana umugore dusabye yaravuze ariko namwe mureke nzovu ni ukuri kw'Imana ko kazina ka gatiti karakubereye uri gatitiba ntabwo nashyize kuri telefone yawe gatitiba unsomazara abatozi ariko nubwo kaba ari akangaka ntabwo gatitiba ari umuntu mugufi si n'umuntu muremure ukuntu utitiba n'amafaranga yazanye ubundi wowe witwa gatitiba kirahuha cyangwa wowe ugira ibigambo byinshi kandi ikindi gatitiba ni wa muntu wikoza hano akikoza hano ngo nk'ubari ikintu nabonye kwa mudasobwa TV uvuga ngo uyu waramugaritse yaramugaritse siko wavuze se ngo yaramugaramishije ngo yaramugaramishije kwande mudasobwa navuze ko wamugaramishije nguyu ubundi kuvuga umugore mwakuranye icyo bita imibonano mpuzabitsina kandi wowe umuntu akuvuze wajya wivumbura ugahagurura natwe tuvuge ko ntacyo ushoboye ngo uyu mugabo ari imbwa ngo abari ibyabereye mu mbere natwe tuvuge ko ntacyo ushoboye ubu ngubu ari we n'uyu nawe wirirwa uyu nguyu aryama ku nzu ngende umugore nawe nzova ryama inyuma nzova ryama ku nzu uri iwanjye uryama ku nzu impane ninjye uryama imbere y'umuryango bivuze ngo niwe wabaye umugabo ko icyaje cyose cyahira kuri wowe none se uyu nguyu ugira ngo n'umujura ateye bitewe ari byo umuntu yigeze kudutera nitwe yirukasa ajya mu cyumba none afite indobo ipima nka metero niyo nyaramo wowe sinakubwiye ko nta mugabo wowe nyaramo ndobo nzovu Olivier MTV utasohoka ngo munyara mu ndo umeze nka mugenzi wawe yakamwana wituma muri envelope akajya kujugunya mu gitondo ibyo bintu mubyihorere ntabwo bigezweho pe siko mwarushye mugashyeke wasohoka nzovu nanjye cyo kora baburetse iwawe nanjye envelope nayiniyemo nkayapfunyika iwawe baburetse reka mubaze avuze ko mugashyekera ari hariho ababajura reka nanjye nkubaze uburyamye undi arimo gukomanga gutya reka rero ushobora ko Delphine asimburanya buri kanya kwa Delphine barasimburanya bamucinga icumu nanjye nshinga icumu wapi kiwanjye y'ababajura wowe kiwawe unyara muri ya ndobo Ivete yaguhaye narababwiye kandi iwawe hari igipangu cya mbere kwinjira no mutaka unyara mu ndobo iwanjye unyara mu ndobo urasohoka mu ndobo zirimo zimaze n'iminsi nk'ingano sinaharaye wereka ko ari iwanjye ku cyumweru se sinaharaye naraye iwawe nyine n'ubu ziracyarimo kuko nturasubirayo zawe nanjye ubuse ntabwo uzashiduka bamwenye inkari za Delphine zikora amazi uri kunywa umva nohe ngo aheruke wanjye zo ku cyumweru twasize mu nzu ziracyarimo nize ngo zarivanze ariko se nzovu tuvugisha ukiri basimwe se nzovu none iyo basimwe niwe meseramo ukayinyaramo akanayogeramo naguteka ni nawe afashamo umugati na gaze naribikije nanga ko Esther yiba inde naribikije kwanje ku mama dutanye imbere ariko mana we iki kiganiro n'umwaka kuri ndashaka kugira 500 dibere y'Imana mukuri subscribe 500 nzovu reka nkubaze wari wararana n'indaye ebyiri ukazama hagati nkubwira aho waraye none umuceri Esther nawe mukobwa bararanaga babanaga akiba mu karambo asara umukozi kari umukobwa babanaga so mukora no heritse wese ntabwo babarayemo hagati umwaka aracuramye abandi baryamye neza happy yari ubwire n'abanditse no kwa mama Queen na Kararisa mwararanye wa batatu happy yari acuramye waryamye gutya ibyo bintu nawe hoje aracurama ariko wararanye n'abagore babimwe aracurama twebwe turacuramuka mwebwe muracuramuka kandi n'umugore w'uyunguyu umugore wande nta mugore ngira ndacara umusore bakunzi banje abari muri Amerika mu bantu b'abasambanye ba mbere uyu ni umusambanyi abari muri Kentucky Michigan from USA wagani kabisa shalom ni noji wanyu
Ye nabigura ugeze hano hantu niyo mwankunze ugura ibiki cyakanga ariko abagatiti wabura abagatiti basubiye kwa Nyiramende ariko aravuga ko umva nohe aravuga ko yagutwaye umugore warakoze kuntwara twara uzeza urungu ukwimye ibishyimbo abakurinze iki ukoze operasiyo ntabwo naho agakwira yahuye nayo nijoro operasiyo nta muntu bakora operasiyo byageze gute ubu njyewe ngo n'inkoremo nibe nawe agendana byageze gute ubu abwenza ariko kuki rese nkobaza nzovu kuki uburayi buhereye kuwe mugabane telefone ko arimo kujya kwiyegereza buke mwiyegereza nawe mushiki wanjye kandi ariko njye mbabwiye kuri meza nzova amazi yarasubiye uburayi buhereye kuwe mugabane ntahagaze uburayi nangize ngo umubajije we aherereye uburayi ngo nyine vuga uburayi nawe ni umugabane wabaho da mbwira ibihugu bibiri byo muri state ebyiri zo muri Canada state ebyiri zo muri Canada kuko bakoze amafaranga buri munsi muri Canada tangiye kureba nk'amadwera ureba amadwera gute ndakubwira muri Canada bati ndabitekereza biransaba urabona nanjye ndaza kukubaza ibibazo nta kibazo sibyo Chicago niyo muri Amerika Chicago ni muri Amerika bayita Toronto Imana bivuze nuko Eva wa John ari hatuye kandi John ari hehe John Zanari ari Washington ari hehe ari Washington urabona muri Amerika arababwiye Texas hari Arizona hari ariko hari undi mujyi we uba ariko undi mujyi katubaze na Olivier undi mujyi uba nandi uzi ko Toronto yonyine umujyi uri mu indi state iri muri Canada uraniye Olivier umurwa mukuru wa Amerika umurwa mukuru wa Amerika no murwa Amerika nyine yo ku Kigali no John ari Vango John ngo ari muri Washington aho yabaga muri Amazona oya aho yarahimutse yagiye heza mu murwa mukuru wa Amerika nyine mu murwa mukuru wa Amerika abantu batubwira umurwa mukuru wa Amerika cyane dusaba abantu b'abanyamurenge iwana abantu bo muri twidwaneho mukore subscribe muzamuri umuhungu wanyu muzamure mukore subscribe kabisa ewana ushaka ko yicano iba monetize igatajya guhembwa ariko mubona muri Amerika Imana yarabuje igisiga mukagenda nimukore subscribe umugenzi wanyu wazamuka muri mu bicano bayita Olivier MTV abakunzi ba Noheli of course abakunzi ba Noheli artiste baza kuri Nzovu nimba muzi ko mudukunda hano muri abakunzi bagatitiba data mu dushaka na WhatsApp share na comment dushaka kwicana mu byumweru bibiri yabaye monetize mu gihe favor turabingiye ntago tubakanga ariko turabemera cyane hanyuma ngiye kukubaza ikibazo kimwe iyo bavuze ngo fast and fall bavuze ngo iki nta cyongereza ni wanagerageza se nika kigerageza amani umuntu bisa gukaraga uranye numva zo umubare ndaga kujya bavuga ngo nzava zava ku kigo hanyuma ngombwira how many districts of Rwanda cyangwa se Delphine gisubiza how many districts of Rwanda no turere tungaherero ndisubiza nyine ariko rero nzova zicyongereza ngo nzovu aragerageza nzova arakisi nzovu iyo azenguye iyo bavuze ngo what is environment of Rwanda ibyo byivugana what is environment of Rwanda what is environment of Rwanda Rwanda environment ariko ni watwigiye ariko ngo ubwo konziko nta kintu wari ufite mu mutwe ngo ngenda arinzereka cyabanyita legend ikino iki shalom bamagaze drip z'Imana nkabunge abundi bambaye bamagaze neza narababwiye ngo nambaye kuva gusoma hano wowe duhuye nijoro nakwiyuka kubera ko kantu wambaye mu mutwe gusoma rino jambo iri ryonyine handitse ahubwo wambaye umupira mwiza handitse ngo yambaye umupira courage gira courage ariko nzova zigusoma
uyu murusha ubwenge wasanga binyetse hanyuma iyo bavuze ngo what is environment of Rwanda n'ibidukikije ureba ni ibidukikije harimo ubukerarugendo hanyuma visit Rwanda bisobanura iki ibyo ndavuga ngo gusura ushaka kote abanyamahanga baje gusura Rwanda visite Rwanda bisobanura ijambo monetize ibyo tubicana ngo umuntu yabaye monetize bisobanura watangiye guhembwa abazatangiye kukugera kare nose monetize bisobanuye monetize monetize nkunze kubyumva ngo uyu muntu yashinze YouTube channel yamaze kuba monetize none se monetize uba wamaze guhabwa amasaha y'igihumbi oya nako abantu bakureba igihumbi vuga subscribe twumva noneho vuga subscribe uhabwa nayo amasaha y'ibihumbi 2 vuga subscribe narababwiye hanyuma YouTube habamo turu dutatu habamo akabita ngo ni share hakitwa comment nakitwa inzogera iriya nzogera isobanura icyo ubundi inzogera kugira ngo iyo bavuze ngo kanda ku nzogera kugira ngo amakuru akugereho igihe amakuru subiramo ngo ni notification nawe birakunaniye ni notification sose njye ndashaka kukubaza Nzovu monetize na monetize bitandukaniye byose bimwe ni mu gifasi bindi mu byongera oya monetize monetize na sanitize bitandukanira hehe sanitize byo twakaraga muri oya umva banza umve none se sani bisobanuye gukaraba sani babyekeye nk'isoni ngo sani risani sani ya ibyo sufuye kureba zambwebwe zawe waya ko nawe zikunda okay Nzovu twagiye rero nongeye kumubaza izo mbwebwe kandi afite imbwebwe bo zitari mwebwe Nzovu rero agiye kukubaza kuko yifuje nawe kukubaza yaka wavugishwa nka mbwebwe yego yakubaza ikibazo cyoroshye cyane uragitse hari uruganda rwa Bralirwa rukora inzoga yes nimba nk'izi nzoga nk'inose mfite ishobora kumara n'umwaka iri mu cyese cy'imyaka 100 idapfuye icyo gihe insobanuye impamvu idapfa baba bakoresheje iki cyangwa wa muntu ukora mu ruganda ukora iyi nzoga aba yarize iki mu mashuri umuntu ukora ashobora kuba yarize kwenga se n'ibitoki n'urwagwa ashobora kuba yarize gukora icyo bita imisemburo n'urwagwa se imisemburo y'inanga z'inzoga baba ko inanga bari imisemburo y'inanga z'inzoga ni ihene n'inka agakantu mugashaka kuri TikTok basa n'abagasibama imisemburo y'inanga agasiba iki sinacyo gatwaye hari inanga z'imisemburo z'inzoga inanga ziboneka mu nka mu mahene mu ngurube oya kugira ngo nezo ribabwa kakana takakaze ko kabindi yabakoze iki none se uzane kimunani ngaho bo kidusubiza ni gitubura gisubiza kugira ngo inzoga izamara igihe ntabwo ujya Knowless muri Knowless urabona iyo bashyize uriya mufuniko yego hari ibyo bita gaze metane niyo mpamvu iyo uyipfunduye niyo uzavuga ngo ikagira gute ngo ivuga niyo mpamvu izi nzoga nta muntu ushobora kuzigana habamo ubwenge bwinshi cyane umuntu uba ukora muri urwo rugo aba yarize ibyo bita imibare biology imibare na shimi ariko ibyo ari byo byose uzi ubwenge wowe uri kumwe n'iki Nzovu ariko Delphi uko nta kintu uvuga ubundi mubaza yaje watitiba ameze gute aramaze ko nimba ntitiba nakoma ngakanye waravuze ngo rero ngo yaryoshe kurusha sitera ese uzi biryoshye we nta bintu bikuryohana n'ibikubihira wowe rwose uri kiragutse aho ugeze hose uraryama kiragutse sari icyo ngira ahubwo banyakiragutse ntihandi hanyuma tunagana ku musozo wenda kugira ngo abantu bakurikira Olivier MTV banabyumve niyo mwadukunze mwatwishimiye
byandika mu comment ndetse kugira ngo mbaho mukoro niba mwanyishimiye mwandikemo ngo noyiji mugarure noyiji ese ubwo noyiji bisobanuye ngo noheri iki nyine bisobanura izina nkura kuri Jesus urumva nitwa noheri ese nongeraho ka noyiji nahise nongeraho G kuko na Yesu yitwa Jesus Jesus. Okay, tugana ku musozo rero. Yego. Noheri nshaka nsomere rino jambo ryanditse ku mupira wa Delphine. Ngo ni superi. Indukira turere supari. Ni Suparis. Aha. Dusomere nzovu dusomere. Suparis. Yes niza ko ikambigerageza. Iyi ni su. Nyine ntukore. So mudakora. Kangahe sangwa sangwa arahigara buranga. Yabadaniye. Handitse. Ko byitanwa za nkweto se bita surprise. Arababwiye handitse mu kibobo. Surprise. Handitse. Sa. Hari surprise. Sa. Okay. None surprise bisobanuye iki nzovu? Dusoza. Surprise. Nakantu ushaka gukora umuntu umutunguye. Niho gutungura. Enda nk'urugero Delphine ashaka kuba inshuti yanjye. Sibyo? None nkabanzi iteki y'amavuko yiwe. None nkamuzana gato nkamumenaho ibase y'amazi. Ubwo niyo mba mukoreye mutunguye. Umutunguye. Yo mumennyeho amazi ubu mutunguye. Nkamumenaho ifu. Icyo nige iteki yavukiyeho iyo nkabanyiza ko atabyiruka nkamutungura. Ukamutungura. Okay, reka tugane ku musozo rero. Dushimiye cyane Noyiji Delphine ndetse na Nzovuste. Nakagaruka kanjye reka ndangize urarangiriza hasi se wantu ndarangije ariko urangiza abantu bari mu nkambi ya Nyabiheke koko mujye mukomere mugire mute sibyo turabakunda kandi Nzovu niteguye kuzaza kubasura abo mu karere ka Gatsibo n'ukuri kw'Imana ndabakunda ciao